Iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa@rwandaday.rw kugira ngo nawe tuzahurire i Washington DC. Nyakubahwa Perezida, twishimiye kubabona imbere yacu. Abenshi twawumvaga ababyeyi bacu babavuga, tukababona mu mafoto. None turabiboneye ngo tubabwire ko natwe abana tubakunda. Mperutse kujyayo ndahayoberwa rwose, nasize ari amatongo. Ndahayoberwa rwose, ndahayoberwa, ndabaririze imihanda barangaragaza. Nuko nukubashimira, nukubasabira ku Mana ibahe ubwo bushobozi, mukomeze, murambure, murambe abavandimwe bose bari hano. Namwe dushire hamwe, tujye hamwe, dukorere igihugu cyacu. Ndashaje ariko umutima nturasaza, uracyari iyo ngiyo. Harakabaho u Rwanda, harakabaho u Rwanda, harakabaho Bwana Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame, mutware wacu adutwara, komere musabira. Thank you. Nyakubahwa Perezida, turakubaha cyane. Navuye mu Rwanda mu mwaka wa 1994 igihe mwahagarikaga jenoside yakoreraga abatutsi mubohora igihugu n'abanyarwanda. Nyuma y'imyaka 22 nafashe icyemezo cyo gutaha iwacu, maze muri Gicurasi ndataha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkurikije amasano nari mfite numvaga gutaha bidashoboka, ariko nageze iwacu, uburyo nakiwemo n'inshuti n'abavandimwe n'abayobozi batandukanye byanyeretse ko hari ikintu naburaga. Ubu numva ndi umuntu wuzuye. Rwanda Day, umunsi w'u Rwanda. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, ababa mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Ni umunsi ufatwa nk'imboneka rimwe ku banyarwanda baba mu mahanga. Uyu munsi wiswe Rwanda Day niwo tugarukaho birambuye muri iki kiganiro cyacu uyu munsi hano ku Ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Turifashisha amashusho ya zimwe muri Rwanda Day zatambutse, turebere hamwe zimwe mu mbwirwaruhame za Perezida Kagame uko abitabiraga izi Rwanda Day bazakiraga, ndetse tunarebe tumwe mu duce tw'ingenzi twagiye turanga izi Rwanda Day zatambutse. Ngiye turi kumwe muri iki kiganiro hano ku Ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Agaciro u Rwanda rukwiriye kuba rufite ntabwo ari agaciro twahabwa n'undi uwo ari we wese nka kado. Ntabwo ari kado. Uyu munsi ngarukamwaka ubundi watangiye gukorwa bwa mbere
hari ku itariki enye Ukuboza mu mwaka wa 2010. Icyo gihe wabereye mu Bubiligi ku mugabane w'Uburayi. Mu bitabira Rwanda Day harimo ab'ibyiciro bitandukanye birimo abana bato ndetse n'abantu bakuru. Icyiciro cy'abato nk'abahanzwe amaso mu gukomeza inzira yo kubaka iterambere igihugu kigezeho bahabwa umwihariko binyuze mu mbyino n'indirimbo zigaragaza umuco gakondo kugeza no ku kubaza ibibazo bitandukanye. Turi Abanyarwanda. We are Rwandese. Our hearts beat in threes. Our identity gives life to the people among our hills. Like the blood that flows within, It is the rock of our being. the backbone of our meaning. Abanyarwanda benshi bakora ingendo ndende bajyaho iri bubere mu rwego rwo kuganira na Perezida Kagame n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu ku iterambere ndetse n'izindi ngingo zirebana n'igihugu. Nyuma y'imyaka 4 Rwanda Day itaba kubera impamvu zitandukanye, Rwanda Day itaha kuri ubu biteganyijwe ko igiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC mu cyumweru cya mbere cya Gashyantare mu mwaka wa 2024. Izaba iminsi 2 nk'uko bisanzwe, akazaba ari tariki 2 ndetse na tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka twinjiyemo wa 2024. Yaherukaga kuba muri 2019 mu mujyi wa Bonn mu Budage, ubwo yari yitabiriwe n'Abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi. Kuva itangiye gutegurwa muri 2010 kuri ubu imaze kuba inshuro zigera ku 10. Mbere y'uko ibera mu Budage yari imaze kwitabirwa n'abantu basaga 35,000. Imaze kubera mu mijyi irimo Buruseli, Chicago, Paris, Boston, Londres, Toronto, Atlanta, Dallas, Amsterdam, San Francisco, Ghent ndetse na Bonn. Ubwo yari muri Canada mu ihuriro ry'urubyiruko rwo muri diaspora mu mpera z'uyu mwaka duteye umugongo wa 2023, Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Madame Mathilde Mukantabana yararitse Abanyarwanda kuzitabira uwo munsi udasanzwe uzaba muri uyu mwaka ari benshi. Muri Rwanda Day iheruka, Perezida Kagame yatanze impanuro zitandukanye ku Banyarwanda bayitabiriye, abibutsa ko ari inshingano zabo gukunda igihugu bakagitera ingabo mu bitugu kugira ngo kidahagarara mu rugendo rugana imbere. Indege murayizi, iyo igenda ihura n'imiyaga y'ubwoko bubiri. Birarenze ariko iyo nshaka kuvuga ni ubwoko bubiri. Hari umuyaga uturuka imbere usa n'uyisubiza inyuma, hari n'undi uturuka inyuma ugasa n'uyisunika. Twe twagiye duhura n'ituruka imbere gusa, ariko icyo nshaka kuvuga, iyo ndege kubera imbaraga nayo ibikoresha kugira ngo ujye imbere, nubwo hari iyo miyaga iragenda ikagera iyo ijya. Nuko tugenda rero natwe ni nk'indege, n'imiyaga iduturutse imbere ikadusunika tuyinyuramo tukagenda. Ariko ku bundi buryo hari nk'iduturuka inyuma, kuko iduturuka inyuma idusunika ni mwebwe. Ni mwe musunika u Rwanda, mwanga ko hari ikirubuza gukomeza imbere kugira ngo rugere aho rwajyaga. Icyo bikeneye rero ni iki? Ni uguhora twongera imbaraga zisunika indege yacu.
twebwe kugira ngo bitaba kugera aho tujya gusa, ahubwo tuhagere mu gihe gitoya, twihute. Rwanda Day rero ihuza abanyarwanda, igahuza n'inshuti z'abanyarwanda. Icyo tubasaba, icyo Rwanda Day bigamije, ni ukugira ngo ari abari hanze y'u Rwanda, ari abari mu Rwanda, dukorere hamwe, u Rwanda rwihute rugere aho rwifuza kugera ku buryo bitebuka. Mu biganiro bibera hano, ikiba kigamijwe cyane ni ukurebera hamwe uruhare abanyarwanda bo muri diaspora bakwiye kugira mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda. Ibyo bikaba umwanya usesuye wo kungurana ibitekerezo hagati ya guverinoma n'abanyarwanda bo muri diaspora. Abitabira Rwanda Day bereka urugendo u Rwanda rwanyuzemo n'uburyo rwagiye rwiyubaka, kandi rukaba ari urugendo rugikomeza buri munyarwanda asabwa kugiramo uruhare. Rwanda Day kandi ifasha u Rwanda kugaragariza abanyarwanda n'inshuti zabo intambwe u Rwanda rutera umunsi ku wundi. Hiyongeraho ko kandi banasangira amakuru ku mahirwe aboneka mu Rwanda yo gushoramo imari. Rwanda Day kandi ikindi kiba kigamijwe hano, haba harimo no guhura n'abanyarwanda bo mu mahanga ariko bataragira ubushake bwo gutaha mu gihugu cyabo. Icyo gihe basobanurirwa imibereho y'imbere mu Rwanda, ababa bavuye imbere mu gihugu bagasobanurira abari mu mahanga uko mu Rwanda hateye bari hamwe. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana, Gisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Wengeri itajengwa na nani vijana, Wengeri itajengwa na sisi wenyewe. Cyangugu itajengwa na nani vijana, Cyangugu itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Rwanda Day ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi byabashije kugirira umumaro abanyarwanda baba imbere mu gihugu ndetse n'ababa mu mahanga, kuko bamwe bari bamazeho igihe kirekire badafite amakuru ahagije ku gihugu cyabo cy'amavuko, babasha kongera kwiyumvamo ubunyarwanda kurushaho, ariko Rwanda Day ikabakumbuza gutaha no gukunda igihugu cyabo. Ikindi wamenya ni uko Rwanda Day zabanje zatumye abanyarwanda baba hanze barushaho kongera amafaranga bohereza mu gihugu, yaba ari ukohereza ba bene wabo bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bindi bikorwa nk'ishoramari. Ibi byose biteza imbere igihugu muri rusange, utibagiwe ndetse n'abagituye. Banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda BNR yatangaje ko mbere y'uko Rwanda Day itangira hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 na 2005, abanyarwanda baba mu mahanga boherezaga mu gihugu buri mwaka hagati ya miliyoni 3,600,000 na miliyoni 8,800 z'amadolari y'Amerika. Hagati y'umwaka wa 2006 na 2010, aya mafaranga yavuye kuri miliyoni 25 agera kuri miliyoni 98,200,000 by'amadolari y'Amerika. BNR ivuga ko impinduka zikomeye zagaragaye kuva gahunda ya Rwanda Day yatangira, kuko yiyongereye kuri 158%, aho yavuye kuri miliyoni 98,200,000 muri 2010 agera kuri miliyoni 252 z'amadolari mu mwaka wa 2018,
ni ukuvuga asaga miliyari 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri Rwanda Day yabereye mu Bubiligi hari mu mwaka wa 2017, Perezida Kagame yagaragaje ko uruhare rwa diaspora rutagomba kwirengagizwa. Aha yarababwiye ati, ababa hanze y'u Rwanda rero ntimukibwire ko hari ugira icyo abanenga, keretse uba hanze ukora nabi, ariko ukora ibikubaka, ukora ibyubaka igihugu cyawe ni byiza kandi n'uburenganzira bwawe. Numva nta wagira icyo abinengaho, ariko noneho birongera bikagira akarusho iyo abo hanze y'igihugu bakorana n'abo mu gihugu imbere bakuzuzanya, bikaba rwa Rwanda rugari mujya mwumva. Munyarwanda wumva inzozi narose, Munyarwanda ni wowe bwira, intera umugongo dusangiye byose, Munyarwanda ni wowe bwira, kugira ubwoba ngwino tuganire, Munyarwanda ni wowe bwira. Muri iki gikorwa kandi iteka hagaragazwa uko umuco wafashije abanyarwanda guhangana n'imbogamizi ruhura nazo mu butabera n'ubwiyunge, ndetse n'uko umuco wafasha mu kugabanya ubukene no kwimakaza imiyoborere inoze. Mu bindi biranga Rwanda Day kandi abari n'umwanya w'abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bageza kuri Perezida wa Repubulika bimwe mu byifuzo n'ibibazo baba bafite bifuza ko byahabwa umurongo. Abatabonye umwanya wo kubaza muri gahunda ya Rwanda Day ibibazo byabo babinyuza muri za ambasade z'u Rwanda zikabigeza kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ari nayo ibigeza kuri za minisiteri zirebwa nabyo. Mu birebana n'imanza abanyarwanda baba mu mahanga, hari uburyo bw'ikoranabuhanga bashyiriweho butuma bakurikiranira hafi imanza bafite mu nkiko ndetse bakanatanga ibyifuzo byabo. Hasigaye iminsi mike kandi irabarirwa ku ntoki gusa ngo abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye bitabire Rwanda Day izabera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 2 ndetse n'iya 3 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2024, baganire na Perezida wa Repubulika Paul Kagame uzabasura muri gahunda ya Rwanda Day. Niba uri umwe mu bifuza kuzayitabira, wakwiyandikisha unyuze ku rubuga rwa wa@rwandaday.rw, maze ubundi nakubwira iki nawe ukazanogerwa n'iki gikorwa kizahuza imbaga y'abanyarwanda bazaba baturutse imihanda yose, haba mu rw'imisozi igihumbi ndetse no ku yindi migabane. Ijwi rya diaspora, natwe tuzaba tuhababereye. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi wari ukurikiye ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Munyarwanda ni wowe bwira, musore mu bitumiye nyingiza urwabyaye, Munyarwanda ni wowe bwira, Rwanda rwacu kuhagira uwo mwana, Munyarwanda ni wowe bwira, mu muco iwacu ugarura umuco nyarwanda, Munyarwanda ni wowe bwira, amagana uwo wese watoza kuryama, Munyarwanda ni wowe bwira, niwe mu rukundo ngize inzozi narose, Munyarwanda. Iminsi irabarirwa ku ntoki
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri #Rwanda Day #rwa kugira ngo nawe tuzahurire i Washington DC.